kintu yabaye kubera ko ahantu yarashinganye. Nagiye mbabwire ngo agaciro ntabwo ari abo turi bo, agaciro ntabwo ari aho ukomoka, agaciro ntabwo ari akazi ukora, agaciro ntabwo ari uko abandi bari mu rugo wowe uri mu kazi, agaciro si uko uri gutanga serivisi z'ingenzi, agaciro si uko uri mu rugo ufite ibyo kurya abandi batabifite. Ngomeza TV, Ngomeza TV yanjye, Ngomeza TV yawe. Niyo cano yonyine wasanga ijambo ry'Imana, wivuga butumwa ritandukanye, indirimbo z'abahanzi n'iz'amakorali atandukanye, wabisanga kuri Ngomeza TV. Kora subscribe kuri Ngomeza TV, Ngomeza TV, Ngomeza TV. Kanda like, kore share, ntiwibagirwe gusiga comment yawe. Ngomeza TV. Ndabasuhuje mwebwe abakurikira gahunda za Ngomeza TV ndetse abakunzi bayo, by'umwihariko abantu bayikurikira ku manywa na nijoro igihe cyose. Ndabasuhuje, amazina yanjye nitwa Rukundo Eugene, ndi umukristo wo muri ADPR, ndi umusore, ndumva ari ibyo ngibyo. Nkunda Imana n'abantu bayo, by'umwihariko ndi umuririmbyi. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha kuri uyu munsi, cyangwa se iduhana umugisha kuri iki gisho mugiye gukurikira, kuri ubu butumwa mugiye gukurikira. Imana ibaho umugisha. Mbere yo kugira ngo twinjire mu mwanya w'ijambo, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo tubone uko twinjira mu mwanya mwiza wo kumva icyo Imana idushakaho. Turagushimiye Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka, tugushimiye ko wabanye natwe, nuhimbazwe. Iyi saha nk'ingi duciye bugufi mu mitima kugira ngo wowe ushyirwe hejuru, ntaba ari twebwe, ntaba ari njye umwana w'umuntu, ahubwo haboneke gukora kwawe. Mana dusengeye Mwami Imana umwanya mwiza tugiyemo, ntabwo dusengera ijambo kuko rirera, turiho kubw'ijambo, ibyaremwe byose byabayeho kubw'ijambo. Ntabwo twarihangara turisengera, ahubwo dusengeye twebwe ubwacu n'abazakurikira iki cyigisho kugira ngo kizagire umumaro, kugira ngo gikore ku mitima ya benshi, kandi kigire aho gikura abantu, kigiye naho kibashyira. Komeza kubana nanjye, komeze kunshyigikira, ubane natwe, ubane n'igihugu muri rusange ndetse n'itorero, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ibice 31 umurongo wa mbere kugeza ku wa 9. Turabinyuramo, ntabwo turi butindemo. Ijambo ry'Imana riravuze ngo bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa kwitabariza, bakiringira amafarashi, bakizigira n'amagare kuko ari menshi, kandi bakiringira abagendera ku mafarashi kuko ari abanyamaboko cyane, maze ntibite ku wera wa Isiraheli kandi ntibashaka Uwiteka. Ariko rero nawe azi ubwenge, azatera ibyago kandi ntazivuguruza, ahubwo azahagurukiriza inzu y'inkozi z'ibibi n'abakiranirwa babatabaye. Kandi rero abanyegiputa si Imana, ni abantu gusa, n'amafarashi yabo si umwuka, ni inyama gusa. Maze ubwo Uwiteka azarambura ukuboko, utabaye azasitara, kandi utabawe azagwa, nuko bose bazashirira hamwe. Uwiteka arambwiye ngo nk'uko intare y'igisore yivugira ku muhigo wayo, abashumba benshi bazahururira kurwana nayo, ntikangwe n'amajwi yabo kandi nticogozwe n'urusaku rwabo. Niko Uwiteka Nyiringabo azamanurwa no kurwanira ku musozi wa Siyoni no ku gasozi kawo, nk'uko ibisiga bitamba
niko Uwiteka Nyiringabo azarinda i Yerusalemu, koko azaharinda aharengere, azanyura hejuru yaho ahakize. Mwa Bisirayeli mwe, ntimuhindukirire uwo mwagomeye. Mwa Bisirayeli mwe, nimuhindukirire uwo mwagomeye bishayishije, maze uwo munsi umuntu wese azajugunye rwose ibishushanyo bye by'ifeza n'iby'izahabu byakozwe n'intoki zanyu, bikababera icyaha. Nuko Umwashuri azicwa n'inkota itari iy'intwari, kandi inkota itari iy'abantu izamurya ayihunge, n'abasore bato bazabiterwa. Igitare cye kizakurwaho no kwishisha, kandi abatware bazihebeshwa n'ibendera, niko Uwiteka avuga. Ufite umurimo we i Siyoni, akagira ikome rye muri Yerusalemu. Imana iduhane umugisha. Ayo magambo niyo tugiye kuganiraho mu mwanya mutoya. Bibiliya iratubwiye ngo bazabona ishyano abamanuka bajya muri Egiputa kujya ngo kwitabariza. Umuntu ajya muri Egiputa, cyangwa se abo bantu bazabona ishyano bajya muri Egiputa bajya kwitabariza, ni abantu bahoze bari mu muryango wa Isirayeli. Ni abantu bahoze mu muryango wa Isirayeli, barangije bagira umwete, barangije Bibiliya ijya imbwira ngo Imana yiremeye abantu bose ari beza, ngo ariko imaze kubarema biremera ubucocero. Bivuze iki? Abantu barafashe bafata Imana, cyangwa se bafata ahantu Imana yari yarabashize, bafata ahantu Imana yari yarabaremeye, bafata Siyoni Imana yari yarabahaye, barangije bahitamo kuza baravuga bati reka twigire muri Egiputa, tujye kwihigira, tujye kwitabarizayo. Barangije bahinyura umugambi w'Imana, cyangwa se bahinyura ubushake bw'Imana. Ariko Bibiliya irambwiye ngo bazabona ishyano. Iryo shyano ni irihe rero? Bibiliya irambwiye ngo baragiye ngo bitandukanye cyane ngo n'uwera wa Isirayeli, ngo ntibongera kumwitaho, ntibongera kumwizera. Ariko Bibiliya irambwiye ngo nawe azi ubwenge, ngo azateza ibyago, ngo azateza ibyago muri icyo gihugu, ngo kandi ngo n'umuntu wese uzatabara uwo nguwo ngo azasitara, ngo kandi n'uwatabaye nawe azagwa. Imana iduhane umugisha. Bivuze iki? Abantu twebwe Imana yaturemye idukunze. Bibiliya irambwira ngo tureme umuntu ase natwe. Bivuze ngo Imana yaturemye idukunze, ishaka kugira ngo duse nayo, ishaka kugira ngo tugirane ubumwe nayo, ishaka kugira ngo tugirane isano nayo, ishaka kugira ngo tubumwe nayo, itureme idukunze. Nicyo gituma umuririmbyi yavuze ngo reba mubwira mugenzi wawe ngo urasa n'Imana, nawe uhindukire mubwire ngo urasa n'Imana. Imana yawe niyo yanjye, Imana ya Isirayeli niyo yacu. Bivuze ngo turi umwe muri Kristo Yesu, turi umwe ku Mana, kubera ko Imana irema umuntu, irema uriya ni nayo irema uyu nguyu. Njya nibaza rimwe na rimwe, nkibaza ariko ubundi inzangano mu bantu ziva he? Kubera ko ikintu gituma umuntu yanga undi ntibyakabayeho. Kubera ko iyo dukurikiranye amakuru, tugakurikirana iremwa ry'isi, tugakurikirana iremwa ry'abantu n'ibintu, Imana yaremye umuntu, irangije iravuga ngo nguhaye uburenganzira, tegeka iby'isi byose. Igihe kiza kugera rero abantu biremera ibicocero, abantu biremamo ubwenge. Ariko kandi Bibiliya ikatubwira ngo abantu baziho agace. Ibintu byose mubona tuziho agatonyanga kuruta uko Imana yo izi. Ruvuga ngo twakabaye tugendera gake, twakabaye kwemera ko tuzi, ariko tuziho agace. Bivuze ngo ubundi bwenge bwose busigaye ufitwe nayo. Bibiliya irambwiye ngo ariko ngo uwera wa Isirayeli nawe ubwe azi ubwenge, azi icyo azakorera abo bantu barimo bamanuka bajya muri Egiputa, azi icyo azakorera abantu barimo bamanuka bajya babasubira inyuma. Azateza ibyago, niko Bibiliya itubwiye, ntabwo ari njye bivuze. Azateza ibyago, kandi ngo umuntu wese uzatabara azasitara, ndetse ngo n'uwo atabaye nawe azagwa. Mesaje iri aha ngaha ndagira ngo tugarukire Uwiteka, twongere duhindukire, tumenye ngo mbese ubundi ibyo duhura nabyo, ubundi kuba umuntu ariho, umuntu yarisanze ariho, ubundi niye ntego Imana yari ifite kugira ngo ireme umuntu. Yari ifite intego yo kugira ngo tuyihimbaze. Umuririmbyi yaravuze ngo Imana ntishoboye kwihimbaza yo ubwayo, icyo twe tumaze ni ukugira ngo tuyiramye, tuyihimbaze.
ngira ngo ntangarize abantu uyu munsi byago dufite cyangwa se imibabaro dufite ikaduhindukire turebe ubwacu. Ese ubundi nta ruhare twigeze tubigiramo? Ese nta kuntu umuntu yaba yarasuye muri Egiputa? Njya ntangara cyane kumva umuntu aricaye ngo njyewe ngo nshingiye ngo kuri siyanse nemera ko umuntu ataremwe n'Imana kuko Imana ntibaho, umuntu ava ku nguge. Bibiliya irambwira ngo tureme umuntu ase natwe, iravuga ngo habeho ibi bibaho, habaho ibi bibaho, irangije ubona ko byose bimaze kugira gute kubaho, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Bivuze iki? Kurema umuntu agasa natwe, umuntu yabayeho kubw'igitekerezo Imana yagize, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Bivuze ngo ibindi byose nubwo byabayeho bikabaho kubw'ijambo, bikabaho kubw'ijambo, inyanja zikabaho kubw'ijambo, ibisimba bikabaho kubw'ijambo, Imana y'ubwayo yaravuze ngo kubw'agaciro mpaye umuntu reka mufate n'ikiganza cyanjye mureme. Imana irema umuntu y'ubwayo, niko Bibiliya itubwira. Nubwo hari abantu bamwe na bamwe bajya babirengaho kubera kwinjira wenda muri siyanse cyane, ariko Imana ntabwo itagira ngo yereke abantu yuko ibyo byose ari ibitekerezo by'abantu cyangwa se ari ibintu abantu bibwira. Ariko ndagira ngo batangarize ngo Imana yaremye abantu, Imana yaremye umuntu ishaka kumurema. Ntabwo yamuremye itunguwe, ntabwo yaremye umuntu kubw'impanuka, ntabwo yaremye umuntu kuko gutungurwa ku buryo ibintu byose byaba bibaho, ku buryo ibintu byose umuntu ahura nabyo yaba ari impanuka. Oya, imaze kuturema turicara mu bwenge bwacu yaduhaye bukeya, reka mbwite buke kuko Bibiliya niko itubwira, ivuga ko turebaho agace, tuziho agace, twumvaho agace, tuvugaho agace. Ubwo dushingiye ku by'Imana izi nuko ibibona, kuko turebaho agace. Irangije twe turicara tuvuga tuti okay, dushingiye kuri siyanse tukinjiramo imbere, ntabwo twe tuvuga ku muntu, tuvuga ku nguge. Ikintu Imana yavuze ngo kibeho kikabaho, ikintu cyaremwe mu buryo butandukanye n'ubwo wowe waremwemo, ikintu cyavuzwe ngo baho, irangije iravuga ngo wowe muntu genga biriya bintu. Noneho biza guhinduka ikibazo kuko umuntu abonye ko atagikwiye kugenga ibintu, ahubwo akwiye kwiyitirira bya bintu, akavuga ko avuka muri cya kintu cyaremwe mu buryo bw'ijambo, kandi mukuri we akirengagiza agaciro Imana yamuhaye. Icyo agakwiriye kubugenga wowe uyu munsi, ahubwo wowe uricara ukavuga ko ari cyo uturukamo. Reka mbabwire, nibyo twarize, twagiriwe amahirwe yo kwiga, duhabwa Imana iduha ubwenge, turiga, tugera mu nzego zitandukanye, tugera ku rwego rwo kuvumbura. Abahanga baravumbura, byose n'ubuhanga duhabwa n'Imana. Ariko twe gufata Imana ngo dutekereze ko hari kuba turi uyu munsi, cyangwa se dutekereze ko ubwenge dufite uyu munsi nta hantu buguriye n'Imana, cyangwa se ntabwo ubwenge dufite cyangwa se ubuhanga twe twibitseho ari ibintu bisimbura Imana, ntabwo ari remplacement y'Imana muri twebwe, ahubwo ni ikintu cyagakwiye gushimangira Imana muri twebwe, tukavuga ngo uko byagenda kose iyaturemye dufiteho umugambi mwiza, iyo yemera kuduha ubuhanga bwo kugira ngo tuvumbure byose. Bivuze ngo Bibiliya irambwira ngo Kristo yaravuze ngo unyizera, nimunyizera muzakora ibirenze ibyo nakoze, muzabwira imisozi ikurweho. Bivuze iki? Iby'Imana, ibyo Kristo yasize adakoze, iby'Imana itayishyizeho byose ngo ibireme, yaduhaye ubushobozi, iduha ubuhanga bwo kugira ngo tubivumbure. Mu myaka yahise, mu bihe byarangiye byatambutse, twabagaho, wenda nshobora kuba ntabizi ariko ukambifate nk'ibyahise kubera ko ni ibintu byabayeho. Umuntu akenera undi bigasaba ko yandika, cyangwa se umuntu akenera undi bigasaba ko ahaguruka akagenda agafata urugendo rurerure. Imana iha abantu ubwenge, ikora ubwenge bwabo, batekereza ko ari ikintu bakora bakabonana byoroshye. Ukaba wahamagara umuntu aho ari hose ukamubona, ugatambutsa message yawe mu buryo bworoshye. Ariko ibi byose ntabwo tubifata nk'ibintu Imana yatekereje ko twe dukora. Bivuze ngo yafashe umuntu imuha agaciro, imaze guha umuntu agaciro, wa muntu afata agaciro Imana yamuhaye agatesha agaciro. Bivuze iki? Yaravuze ngo reka mfate umuntu, ibi bintu byose ntabwo nabiremo, ariko reka mfate umuntu, nimara kumufata ngenda mukoresha imirimo y'ubutwari. Bibiliya ikambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Gutekereza ko ari ikintu wakora kikabyara umusaruro, cyangwa se kigahuza abantu mu buryo bworoshye. Dutanga urugero nka telefone. Uyu munsi ukenera umuntu aho ariho hose ukamubona, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Afurika, abari mu Rwanda cyangwa ari mu kindi gihugu gitandukanye, biri simple ko wamubona, biroroshye cyane. Ibyo ntabwo tubitekereza nk'ibintu Imana yatekereje kudukoresha twebwe ubwacu,
ko ntitukiri abacu ngo twiyobore mu byo dukora bitadukwiriye. Oya, Imana ibona ko dukwiye natwe ubwacu kubamo kugira ibintu natwe ubwacu tuvumbura mu bwenge duhaye. Ariko tumaze kubibona ntitwatekereza ko bivuye mu gushaka kwayo. Iyo yatekereje ko ariko sinzi n'impamvu tuvuga ko Imana itabaho. Ntabwo nibaza umuntu ubwenge tugira dutekereza ko Imana itabaho. Imana yafashe umuntu igatekereza ko akwiye kubaho. Biroroshye ko yamuha gutekereza ko telefone ibaho, biroroshye ko yamuha gutekereza ko ibyogajuru bibaho, biroroshye ko yamuha gutekereza ko ibintu byose birashoboka ku Mana, kuko niyo yonyine yarakuremye ukabaho ukagenda uyu munsi. Bamwe bagapfa abandi bagakira, ni ubumana bwayo. Imana iduhana umugisha. Ngo bamwe rero ngo bamanutse bajya muri Egiputa, ngo bakagenda, ngo bakajya kwitabarizayo, ngo abo bantu nibo bagiye kubona ishyano. Ngo izateza ibyago kuko ngo nayo izi ubwenge. Iza ahantu ubundi Imana iza ahantu yakora igacururutsa umuntu. Imana iza ahantu yakora igatuma umuntu ahinduka, nubwo wabyanga nubwo wabyemera. Iza ahantu yakora ariko kugira ngo ikunde igarure icyubahiro cyayo. Bibiliya irambwira ngo isanduku y'Uwiteka yari yaranyazwe, ngo irangije ngo irongere iragaruka. Bivuze iki? Hari ikintu Imana yakora kugira ngo icyubahiro cyayo cyongere kigaruke. Uyu munsi dufite ibyago. Reka twemere ko dufite ibyago. Dufite COVID-19. Ni ikibazo, ni imbogamizi. Biri gutuma tuva mu kazi, biri gutuma ubuzima busa n'ubuhindutse, biri gutuma ubuzima busa n'uburangiye. Nyamara siyanse twarazize. Twize siyanse, twiga ibirenze siyanse, turaminuza, turakomera, turaguka pe. Twinjira turasoma mu bitabo. Ariko najya mbabwire ngo ibitabo wasomye, siyanse wize, uyu munsi ntibitubujije kuba turi mu rugo. Turicaye turi mu rugo. Bibiliya njya nyisoma, ibi bintu binyibutsa cyane. Nasoma Bibiliya ikambwira ngo Goliyati ngo yajyaga yivuga ngo Abisiraheli bose bagahita bacengera bakajya mu myobo. Haleluya. Bivuze iki? Hari igihe ikintu kigera, uyu munsi COVID irimo iraza, twese tukahita tumanuka direct. Mwese mujye mu nzu, nta yindi shu ihari, nuko mujya mu nzu. Leta ikakora uko ishoboye igapanga ibyo kurya ikoherereza abaturage kugira ngo baticwa n'inzara. Ariko n'ubundi gahunda ihari ntabwo ari icyorezo umuntu arwana nacyo, ntabwo ari byo turwana nabyo bifite inyama n'amaraso. Oya, ahubwo ni ibintu turwana nabyo bigoye tudafite igisubizo. Kubera ko nta gisubizo rero turajya mu nzu. Umuntu aho atagicaracara. Ariko mureke mbabwire, nubwo ibihe bikomeye uko byagenda kose, Bibiliya irambwira ngo data aracyakora, ngo kandi nanjye ndakora. Ntabwo Imana ihagarikijwe n'ibi bihe, ntabwo Imana ifashe Mana we, Imana ishimwe. Ntabwo ibihe uko byakomera kose, ntabwo ibihe uko byaba bikomeye kose byagira ikintu bihindura ku Mana. Oya, ahubwo Imana data wa twese ihora ari iyera, kubera ko yavuze ko icyubahiro cyayo itazigera igiha undi muntu. Ihora ari Imana, ihora ikomeye, ihora yumva yakora ibyiza ku buzima bwacu. Nuko mbabwiza ukuri, muri Egiputa hatera ibyago, ari byo twagiye dusoma. Ntabwo Imana ngo ari injiji, nuko Bibiliya itubwira ngo nayo izi ubwenge, ngo izateza ibyago muri abo bantu. Imana igera muri Egiputa kwa Farawo, iteza icyago cya mbere. Farawo ati wapi? Iteza icya kabiri, Farawo aranga. Iteza icya gatatu, Farawo aranga. Iteza icya kane, Farawo aranga. Ibyago bigera mu byago 10. Bibiliya ikambwira ngo ifata umutima wa Farawo irawunangira kugira ngo yimenyekanishe cyane ko ari Uwiteka. Bivuze iki? Imana ishaka kwiyereka abantu mu buryo muzajya mureba iburyo mukabona Imana, wareba ibumoso ukabona Imana, wareba mu bana b'imfura ukabona Imana, wareba mu nyanja n'inzuzi ukabona Imana. Haleluya. Wareba iburyo imbere n'inyuma ukabona Imana, wareba mu nzu uraramo ku gitanda ukabona Imana. Nubwo buryo Imana yishatse kwiyerekamo Farawo, kuko byageze mu gihe ibikeri bihaguruka, igera mu gihe inzige zizigera, mu gihe amatungo apfegera, finali igera igihe abana b'imfura bagira bate bapfa. Bivuze ngo ahantu hose umwami azajya areba, azajya abonamo Imana. La boneta. Imana ihimbazwe, kubera ko ni Imana yacu bwite, ntabwo ari Imana twafashe icyubahiro cyayo dushaka kugira ngo tugikandamize cyangwa tugihagarare hejuru. Ariko please, ntabwo iyi Imana ari Imana iteye nk'uko twe tuyitekereza. Ni Imana iteye ubwoba, ni Imana yicika kiza, niko birimbwira. Yafashe Farawo iramufata, ifata umwami Nebukadinezari, amara imyaka 7 ngo ari mu ishyamba ari kurisha.
ahantu ibera Imana ngo arangije imyaka 7 irangiye ngo aragaruka yicara ku ntebe. Dufite Imana iteye ubwoba, dufite Imana irenze uko umuntu yayitekereza. Inama nagira abanditse message natanga muri ko twizera Imana ku kigero kirenze uko umuntu atekereza. Ariko Imana, ijambo ry'Imana rirambwira ngo nubwo ibyo byago byose byateraga muri Egiputa, ngo i Gosheni ngo bari amahoro. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nyamara nubwo bimeze bityo, ngo izajya igenda ica hejuru ngo ya Siyoni, ngo irinde abantu baho, ngo abantu baho izabarinda. Ibyago biteye nubwo ibyago bitujujubije, ntago bikwiye ko Imana hari Gosheni yubatse izarindiramo abantu bayo. Rya mumuriza abantu, rya mbwira abantu ngo nimuhumure, abantu bizera Imana biringira Uwiteka, nimuhumure tumeze nk'imisozi, umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyeza. Ngo kandi nk'uko imisozi igose Yerusalemu, ni ku Uwiteka gose abantu uhereye none ukageza iteka ryose. Nta kintu kizatuma Imana itakaza abantu bayo bayiringiye. Nawe tugeze mu gihe numva nabwira abantu ngo nimureke dukorera Imana ku kigero nayo ubwayo izumva ko idakwiye kugutakaza. Dukorera Imana ku kigero izumva nubwo ibyago byatera, izumva ko ibyago biteye izakubakira Gosheni. Ngo abana b'imfura ngo igihe bapfaga, haleluya, ndumva mfashijwe. Ngo abana b'imfura ngo igihe bapfaga, ngo ibyo byago byose ngo nubwo byateraga muri Egiputa, ngo ariko ngo hari Gosheni, ngo abantu b'i Gosheni ngo bari amahoro. Haleluya. Ibyago uko byatera kose, nimuhumura bera, hari Gosheni Imana yatwubakiye tuzabamo, hari ubwami dutegurirwa kubamo, hari Gosheni, hari ahantu twicaye uyu munsi dufite amahoro. Bibiliya ikambwira ngo marayika urimbura ubwo yazaga nijoro, habayeho integuza, baravuga ngo mufate abana b'intama, mufate intama murye, ngo hari ku munsi wa Pasika, ngo mufate intama murye. Ngo barangije barabaga, ngo cyakoza ngo barabwirwa ngo mufate amaraso mashyire ku nkomanizo z'imiryango, ngo marayika urimbura naza. Bya byago twaze dusoma muri Bibiliya, marayika urimbura naza, kuko ibyago byamaze gutera deja, ariko marayika urimbura naza. Nta Mwisiraheli, umuntu wese ufite ahantu ahuriye n'ikimenyetso cy'amaraso, nta kintu ari bube. Bibiliya ikambwira ngo n'umunyegiputa waraye muri iyo nzu iriho ikimenyetso cy'amaraso, haleluya, ngo nta kintu yabaye kubera ko ahantu yarashinganye. Ndagira mbabwire ngo agaciro ntabwo ari abo turi bo, agaciro ntabwo ari aho ukomoka, agaciro ntabwo ari akazi ukora, agaciro ntabwo ari uko abandi bari mu rugo wowe uri mu kazi, agaciro si uko uri gutanga serivisi z'ingenzi, agaciro si uko uri mu rugo ufite ibyo kurya abandi batabifite, agaciro si uko ukomoka kwa runaka. Agaciro ni ikimenyetso cy'amaraso ku buzima bwawe, agaciro ni ikimenyetso cy'amaraso ku buzima bwawe, agaciro ni ikimenyetso, agaciro ni ukumenywa n'Imana ikabona ko idakwiye kuguhomba, ikavuga ngo no mu byago Imana ishimwe, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Haleluya. Ni ku muririmbyi yavuze, ikavuga ngo no mu byago nzakwibikira, no mu byago nzakuzigama, kuko uri kubikwa, kuko uri kuzigama, kuko uri umuntu w'agaciro. Ndagira mbabwire ngo mureke dukorere Imana ku kigero izatekereza ko idakwiye kugira gute kuguhomba, ku kigero izatekereza ko naho ibyago byaba byinshi, ku kigero izatekereza ko nubwo ibyago byagwira. Uyu munsi haravaho icyorezo, haravaho COVID-19, hakaza Delta, hakaza Lambda n'ibindi byinshi ntazi, ntarabona, ntarasoma, gusa amahirwe tugira turabibona. Imana yatanze ubwenge, abantu babashyiraho uburyo bwiza bworoshye bwo kugira ngo dukurikirane amakuru. Ariko ndagira mbabwire ngo ibyago uko byatera kose, message mfite nuko abantu bagiye muri Egiputa bakajya ngo kugira gute kwitabarizayo. Bibiliya ikambwira ngo uzagira gutya, Bibiliya ikambwira ngo Imana nayo Uwera wa Isiraheli ngo azi ubwenge azateza ibyago, ngo kandi ngo namara guteza ibyago uzatabara azasitara, n'ugize ute n'utabawe nawe ubwe agira ate agwe. Ariko Bibiliya ikambwira ngo nyamara ngo izarinda abantu bayo. Nimureke babwire, nta gikomeye gihari cyatuma Imana itarengera abantu bayo, nta gikomeye gihari cyatuma Imana itarinda abantu bayo. Ibihe bibi bizaza bidusange, ariko ni muhumure, Imana yatwemereye ubutabazi. Njye nicara abantu bamwe bagiye basenga, tugasenga Imana ikatubwira ngo mbahaye uburinzi, ndabarinze. Reka mbabaze, ubundi ikintu Imana ikurinda ni iki? Itanga uburinzi kubera ko hari intambara, itanga uburinzi kubera ko hari ibyago, itanga uburinzi kubera ko hari amakuba. Tugiye kubatizwa, tugiye kuba abakristo,
baturahiza indahiro ivuga ngo uremera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Icya mbere ni ukwakira Kristo, ariko kandi ni umwami akaba n'umukiza w'ubugingo bwawe. Nicyo gituma tudafite gutinya habe na gato, kuko ubuzima bwacu buri muri we, habe mu byago habe mu makuba, aturindisha imbabazi agira. Tukavuga tuti turabyemeye turamwakiriye, ariko ibyago byaza tukavuza induru. None niba twarakire Kristo umwami n'umukiza ubuzima bwacu, hajeho ibintu by'inkingo, abantu bagira ubwoba, bavuza induru bati reka ntituzabikora, ntituzabikozwa, ntituzakingirwa, ntituzemera. Ariko nayo mbatangarize mabwire ngo Kristo yarazi ko ibi byose bizabaho. Bibiliya ikambwira ngo byakabaye byiza ko isi muyikurwamo, kubera ko ayivuyemo abonye ububi bwayo, abonye uburyo ari mbi. Ariko aravuga ngo ya ahubwo ntimukwiye kuyikurwamo, ahubwo mukwiye kuyirindirwamo mubi. Haleluya. Abazimana yabo bazakomera, niba baragukomera nyuma bakora ibyo butwaye. Muri kire mabwire nimutuze. Kristo yaduteye urukingo mbere yuko ibi byose biza. Kristo yabonye yuko icyubahiro atari ikintu cyo kugundirwa. Yewe yemera kwambara umubiri, yemera kwemera kuba umuntu. Arega nawe arabizi, ageze Getsemane ari gusenga aravuze ngo Mana Data wa twese, iba byashoboka ngo iki gikombe kindenge, ngo ariko ngo ntibuko nyeshaka, ahubwo bibuko ugize ute, bibuko ushaka. Ngo ako kanya ngo marayika araza amwongera imbaraga. Bivuze iki? Kuba Kristo yarapfuye ntago birangira gutyo gusa ngo tuvuge ngo yarapfuye. Oya, yapfuye kugira ngo duhabwe uburinzi bwuzuye, duhabwe agaciro kuzuye. Rega ntangariza abantu naho abantu bagira ubwoba, naho abantu batinya. Mu minsi ishize nibwo naganiriye n'abantu, tugira amahirwe, tugira ibihe byiza, Imana ivugana natwe, ariko abantu bari bamaze guhaba ati turapfuye turarangiye. Ndababwira nti nimuhumure, nubwo muri Egiputa abantu bapfaga, i Gosheni bari amahoro. Nimuhumure nubwo Goliyati atumye abantu bajya mu myobo, nimuhumure igihe kiraje kugira ngo abantu bahaguruke. Nta bihe bitarangira, bihe bibaho. I Sodomu n'i Gomora ibihe byarabaye, ibihe birakomera, biba ngombwa ko Imana ibwira ati ngo Loti haguruka ugende. Numara kugenda nkora umurimo wanjye. Kandi nyuma yo gushya kwa Sodomu na Gomora ubuzima bwarakomeje. Kwa Nowa abantu baranga, bigira ibyigomeke, baravuga bati igihe kirageze. Imana ibwira Nowa ati oya, igihe kirageze ngo nanjye icyubahiro cyanjye kigaragare ko ndi Uwiteka. Bazi inkuge, amaze kubaza inkuge ahamagara abantu, abaje kumufasha ukwezi kumwe, abaje kumufasha umwaka umwe, abaje kumufasha icyumweru, abaje bakabikora. Uyu munsi turimo tubwira abantu mureke dukorera Imana bigishoboka, reka dushaka Uwiteka bigishoboka ko abona. Cyane nk'abasore cyangwa se umuntu uwo ari we wese wumva ko agifite imbaraga, mureke dukorera Imana bigishoboka ko bigishoboka, bikiri mu nzira zigendwa. Uyu munsi Imana yajyaga itubwira ngo twajyaga dusenga Imana tugira ngo ibi bizakomera, insengero zifungwa, abantu bajya bifuza kwinjira ahera y'Imana bigorane. Reka mbabwire, nkumva atari ibintu bizabaho mpari tugihari, tukumva ni ibintu bizabaho mu myaka yindi, ni iby'abandi. Abantu rero tugira defo y'ibintu bivuzwe, dusa n'abafashe igitiyo tugasa n'abatereye inyuma, tukumva ko atari ibyacu. Ariko nanjye mubwire ngo birasohoye. Uyu munsi insengero zirafunze, uyu munsi insengero zirabanye kugira ngo uzabone naho winjirira n'ikibazo. Nanjye mubwire ngo rero ibi byose ni ibyahanuwe, nta gitangaza kirimo. Ahubwo mureke dufate ibyahanuwe, tuvuge tuti Imana ushimwe kuri musohoza amasezerano. Hari no kuza k'umwana w'intama w'Imana kurimo kuregereza. Reka twezwe, reka dutunganywe, reka tube bazima, reka dukomere. Nyamara ariko kandi bazabona ishyano. Ntibikwiye ko abantu bagomeye Imana. Muri ibyo yaravuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Munyamara urwo rukundo rw'Imana, haleluya, rutagira akagira, urw'Imana idukunda twaba ari mwese, nirwo rutazashira. Imana rero duhana umugisha. Message nari mfite uyu munsi ko kugira ngo mureke tugarukire Uwiteka, mureke twongeye dusubize icyubahiro cy'Imana muri twebwe. Niba wumva hari ahantu wageze ugatakaza icyubahiro cy'Imana, ukavuga ngo ukumva hari ibintu wowe wimitse nk'Imana muri wowe bisimbura umuremyi muri wowe, najya nkubwire ngo garukiraho. Ibintu birimo biraba uyu munsi nta gisubiza abantu babifitiye, kandi kuko ntacyo kirava hehe. Twese turimo tubibona nk'ibintu biri aho ngaho, twese turimo tubibona nk'ibintu tutazi, twese turimo tubibona tutazi, tuvuga ngo ese ubundi ibintu Mana bizarangira bite? Mureke dusenge, kuko birambira ngo nimubona ibyo byose bibaye muzararame mu ndebe, muzararame muhanga amaso ku Uwiteka. Mureke mbabwire nta yindi message ihari, nta ikindi cyo gukora uretse gufata amaso yacu tukayahanga kuri wowe. Urengera yavuze ngo amaso yacu tuyahanze kuri wowe, nta yindi Mana igira ikirema ngo ninagize gikomeze.
Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Iyi si turimo twayiburiyemo na byinshi bya bindi biduha isomo. Haleluya. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, ariko nimuhumure muri urwo rurembo tuzaba amahoro. Nubwo ibibazo bikomeye, narinzanye ijambo ry'ihumure rivuga ngo nubwo ibihe bikomeye, nubwo Imana umuremyi umwami wa Isirayeli ateje ibyago, ariko nayo mabwire ngo abantu bayo ibahagazeho, nayo mabwire ngo abantu bayo ibagumyeho, nayo mabwire ngo abantu bayo ntabwo ibajugunye. Nta gihe na kimwe Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo data aracyakora kandi nanjye ndakora. Nta kintu cyabuza umugambi w'Imana kuzura ku buzima bw'abantu b'Imana. Nta kintu cyafata Imana ngo kikome mu nkokora. Nta byago, nta bikomeye, nta byoroshye byatuma Imana itarinda abantu bayo. Uko byakomera kose, mureke dukomere, mureke twongere twuzure imbaraga, mureke twongere dusubire ku rufatiro, mureke twongere tugirire Imana icyizere. Naho abantu baduseka uyu munsi, kugaragara ko ukijijwe ni ikibazo, ariko nagira mbabwire ngo nubwo ari ikibazo, nubwo abantu benshi bateye Imana umugongo, nubwo abantu benshi barimo batera Imana umugongo, ntabwo ari ubu bibaye gusa. Na mbere hose abantu bateye Imana umugongo, ariko ikagenda ibigarurira ikoresheje ibihe byayo ibigaragaza kuza. Muri mwe yaravuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ibi bimenyetso mureke ibyahantu bisore, kugira ngo umwana w'intama w'Imana abone ukwaza ibintu byose byaramaze gusohora, ibyahantu byose byaramaze kujya kuboneka. Kandi dore niba tugeze mu gihe cy'ibyago, tugeze mu gihe cy'igeragezwa, tugerageze mu gihe cy'ibyorezo, mureke dukomere. Haleluya. Mureke dusubizwemo imbaraga, mureke tugere mu basore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo abubaha Uwiteka ngo bazagenda be kuruha, ngo bazagenda be gucogora, ngo bazasubizwamo imbaraga nshya. Imana yo mu ijuru iduhana umugisha, Imana yo mu ijuru dukomeze. Nyamara nubwo ibihe bikomeye, nyamara nubwo ibihe birangiye, nyamara nubwo ibi byago, Bibiliya iratubwiye ngo nyamara Imana Uwera wa Isirayeli ngo nawe azi ubwenge, ngo azateza ibyago. Tuvuze ko ibi bintu birimo bibaho byatumye abantu bahubangana, byatumye abantu babura igisubizo. Uyu munsi ari ibyago biva ku Uwiteka, cyangwa se tuvuze ko ibi byago birimo biza bifite inkomoko. Bibiliya irabivuze, izateza ibyago ngo kugira ngo abantu bagiye bajya muri Egiputa kwitabariza babona ishyano. Ntabwo twabateye ibuye ku karere, oya. Bibiliya niko itubwira, kandi Bibiliya ikambwira ngo ibyanditswe byaba byose byahumetswe n'Imana ngo bigira umumaro wo kwemeza umuntu ibyaha no kumuhindura no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twe tuzavuga izina ry'Uwiteka, tuzavuga Uwiteka. Nta handi gutabarwa kwacu kuri, nta handi ibyiringiro byacu biri. Reka dukure ibyiringiro ku babyeyi, reka dukure ibyiringiro kuri ba tantine, dukure ibyiringiro ku bakomeye, dukure ibyiringiro ku buhanga bw'abahanga. Ngo abahanga b'isi naboroheje mu bumenyi, n'abanyabwenge iyo bubaha Imana, abakoresha n'abagaragu bakiriye agakiza, bafite ikibahuza n'abana b'Imana. Bivuze ngo abahanga mu by'isi n'aboroheje mu bumenyi bafite ikibahuza, n'abanyabwenge iyo bubaha Imana. Koroha no gukomera ntacyo bifite bivuze, ahubwo ubwenge burimo ni uko twubaha Imana. Kuko ngo abakoresha n'abagaragu bakiriye agakiza bafite ikibahuza nk'abana b'Imana. Ntirobanura rero, ntirobanura mu mahanga yose, uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Mesaje ihari, mureke tugarukire Uwiteka, nawe azatugirira ibambe. Ngo nimugaruka mugatuza muzakizwa, umwituze no mu byiringiro, niko biritubwira. Mureke tugarukire Imana, tuyigirire icyizere. Ariko najya mbabwira ngo mwari muhabye, mwari mugize ubwaga, ibihe birakomeye, ngo haravaho kimwe hajyaho ikindi. Nimukomere uko ibihe byakomera kose. Yabanye natwe 2020 COVID-19 itera, tujya muri guma mu rugo tutamenyereye ko umuntu ajya mu rugo akamara amezi abiri adakora, 3, tukajya mu rugo bigakunda ikadutunga. Ejo bundi kongera ikadutunga, n'uyu munsi ikabidutunze. Iminsi 10 ikabirangiye, akabongewe indi 5 ikakomeza kudutunga, izakomeza inadutunge. N'ibindi bizaza tutazi, kugeza igihe umwana w'umuntu azicara agatekereza ko icyubahiro cy'Imana gikwiye kuba muri we. Farawo anangirwa umutima
kugeza ku kigero cy'aho umwana w'umuntu umwana we w'imfura apfa. Ariko avuga ngo oya, aho bigeze n'Imana ntabwo iri gukina natwe, reka turekura Abisirayeli bagende. Barangije baragenda ntibanyurwa. Igitangaza kindi yakoze, bageze ku nyanja itukura ngo Abisirayeli barambutse, ngo nabo barangije baravuga bati uko byagenda kose uyu muhanda kibazo. Umunyamakenga birambira ngo umunyamakenga abonye ibije arabyikinga, ngo ariko umuswa arakomeza akanezezwa nabyo. Barangije baravuga bati okay, niba Abisirayeli bambutse reka natwe twambuka. Barambuka ngo Bibiri kambwira ngo Umwisirayeli wa nyuma ngo agitsimbura ikirenge mu mazi, ngo nibwo Umunyegiputa wa nyuma nawe yari amaze kwinjira. Ariko Bibiri kambwira ngo barimo bagenda ngo yagenda gikura ngo inziga ku magare yabo, ngo kandi ngo bakatavuga bati ngo nyamara ngo Imana ngo niyo iri gukora ibi kugira ngo yihutisha Abisirayeli, nabo bakabibona ko ari Imana. Ariko disi kubera ko byabaga ari ikintu Imana ishaka kugira ngo igaragaze, bakavuga bati oya reka dukurikire. Ngo Umwisirayeli wa nyuma akimara gutsimbura, haleluya, muri bwo Umunyegiputa nyuma nawe yaramaze kwinjira. Ahantu hari hameze nk'ahakomeye, ahantu hari hameze nk'urutare, wa muhanda ngo inyanja irongera tena ngo iraza ngo iruzura. Icyo ni gitangaza numva gikomeye Imana nabwo yakoze. Ibyo nibyo byago 10, nubwo Bibiri tubwira ibyago 10, nacyo nyifata nk'ikindi cyago cya 11 kuko cyo cyari gaheza. Bivuze ngo abo yiciye muri Egiputa ntabwo bari bahagije, hari hagezweho ko n'ingabo nazo ubwazo. Please abantu mureke twe gufata Imana ngo dushake kuvogera icyubahiro cyayo. Oya, uko twaba turi abahanga kose, amashuri waba warize, ubuhanga waba ufite, aho waba uvuka hose, reka twe gufata Imana ngo tuyivogerere icyubahiro cyayo, kuko bisa naho waba ukoze mu jisho ryayo. Birakomeye. Ifata Farawo, ngo ifata ingabo za Farawo zari zikurikiye, aho kubera ko yashaka kwiyereka Farawo disi, ngo Farawo ntigeze agwa muri iyo nyanja. Icyakoza ngo bari bakurikiye Abisirayeli bose ngo barundumukiye muri ya nyanja, kuko Imana yari yabwiye Abisirayeli ko izabageza muri Kanani, ikabaha igihugu cyabo. Nimukurure musubize amaso inyuma, hari ibyo Imana yavuganye natwe. Ubu hari umuntu wicaye akavuga ngo ariko se Mana wambwiye ubukwe none ntibubaye kubera dore amakora afunze, dore insengero zirafunze, ubukwe buzabera he? Wambwiye ko nzagukorera none ibihe birakomeye, nzagukorera ne? Wambwiye ko nzabyara, wambwiye ko nta kintu Imana yavuze kitazaba, nta bihe na bimwe bizaza bihindura icyo Imana yavuze, ntabyo. Nta kintu na kimwe Imana y'ubwayo yivugiye kizatuma nta nkomyi izagaragara. Icyo Imana yavuganye nawe izagikora, ibyo yavuganye nawe izabikora, ibi uko byakomera kose. Message ari nuko Imana itazananirwa gukora ibyo yavuganye natwe. Imana yo mu ijuru duhana umugisha, Imana yo mu ijuru dushyigikire. Message yariyo, reka dukorere Imana kandi tuyiringire, twongere tuyigarure icyizere, twongere dukomere. Ariko kandi tubwire abantu ngo niba waratanye, niba uri murava mu byizerwa, garuka. Kuko birambwira ngo nta muntu wayiringiye uzakorwa n'isoni, ngo kereka bava mu masezerano ari nta mpamvu. Niba wumva waravuye mu masezerano ari nta mpamvu, ndetse ko nta n'impamvu yagukura mu masezerano, garuka, garukira Uwiteka nawe arakugirira ibambe. Imana iduhana umugisha. Murakoze. Nta byinshi twavuga kuri ibi ngibi, gusa icyo Imana ishaka nuko abantu bongera kuyigirira icyizere. Abantu bari mufite imitima ihabye, abantu mwari mukutse imitima, oya nimugarukire Uwiteka, mwongere mugirire Imana icyizere. Ibyo Imana yavuze izabikora. Abantu bikomye abahanuzi ngo mwaravuze, ngo mwaravangiwe, oya nta muhanuzi wigeze uvangirwa, kubera ko ibyo Imana yavuze n'ibihe turiho. Bibiri yambwira ngo ni umugenga w'ibihe. Niba tugira amahirwe yo kuba tuziranye na nyir'ibihe, kuko ibihe biduteye ubwoba. Wowe nubwo wagira ubwoba bw'ibihe, uzi uko ibihe bigenda. Imana yabajije biramubaza ngo niba uri umuhanga wamenya imfatiro z'isi zivaje he? Bivuze iki? Iby'Imana, umurimo w'Imana yo yikoreye ubwayo, nta muntu wagira ikintu awuhinduraho. No, ndeka twizere Imana gusa. Ibyiringiro byacu biri mu kwizera. Imirimo yose tuzabona, ibyiza tuzabona bizava mu kwizera Imana. Mureke dukomere, dusubizwemo imbaraga, twongere dusenge, twongere tumaze iminsi tubona ubuhanuzi bwinshi butandukanye utera abantu ubwoba. Ntabwo navuga ngo ababivuze baravangiwe, oya bari mu mwuka, kubera ko buri muhanuzi wese afite icyo Imana yamuhamagariye, afite ukuntu Imana yamuhamagaye. Njye nubaha buri muhamagaro wa buri muntu uwo ari we wese. Ariko kandi Bibiliya ikambwira ngo nimuhumurize abantu banjye, mubwire abantu banjye ibyururutse imitima, mugende mu mahanga yose mubwire abantu nk'uko Imana yabwiye abantu ngo yemwe, Kristo yaraje avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura.
niba ngiye nje mvuga ngo nimuhumure undi akaza avuga ngo ibyago birabaye, twese nta n'umwe ukoze ikosa kubera ko iduhamagara n'imwe, ariko kandi impano ziri muri twebwe ziratandukanye. Idukoresha nko gukorera muri twe nubwo ari umwe, ariko adukoresha ibitandukanye. Mureke twe gutinda ku bantu ngo twe ugasanga umuntu ariko ngo runaka yaravangiwe, ugasanga utinze kuri runaka, niba yaravangiwe genda gake, manzi ufata ibintu wahawe, ibintu urimo urumva wowe ubwawe ubiyunguruza ubwenge duhabwa n'Imana, wumve ko harimo iby'umumaro. Nusanga harimo iby'umumaro ufata iby'umumaro, nusanga bitari iby'umumaro byihorere witinzwa nabyo. Ntabwo abantu bose bazavuga ibitari iby'umumaro, ntabwo abantu bose bazakora ibitari iby'umumaro. Reka gutinzwa n'ibidafite umumaro, ahubwo reka duharanire gukora ibyiza, kuko nibwo tuzemerwa. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Nuko n'iryo jambo nari mfite, cyase nicyo cyigisho nari mfite, n'ibyo humure nari mfite guha abantu. Nimukomere mwiguha, umuntu ararwara agacurana ati ndapfuye none arangiye. Mu minsi ishize nibwo nageze gufatwa n'uburwayi, ndangije ndaremba mu gicuku nka saa 5, ndaremba bya bindi bitari by'imikino. Ndavuga nti noneho karabaye. Ari wandi umuntu ajya ageraho agata ibyiringiro. Ndavuga nti karabaye, corona ndayirwaye none ibi ndamenya nivuza nte, ndamenya mbigenza nte. Ndavuga nti wa Mana we, uko byagenda kose ni wewe wenyine niringira, nubwo mbabara ariko nizera neza kuri Uwiteka. Ndizera ndababara. Igitangaje nabyutse ndi muzima, ndabyuka njya mu kazi. Bivuze iki? Hari ibintu bijya biza bikatwiyebesha, ukajya mu ukaba warwara akarwara ati ndapfuye. No, nagiye kije ngo ugasanga umuntu ati isi irarangira. Kamubwire, isi itararangijwe n'ibyago by'Isodomu n'Igomora, isi itararangijwe n'ibyago byo muri Egiputa, isi itararangijwe no kwa Nowa, isi izarangizwa na corona. Ibyago ufite uyu munsi urumva byarangiza isi. Ikintu cyarangiza isi uretse Uwiteka wenyine waremye ijuru n'isi, niwe wenyine wayirangiza. Naho ibi bintu ibyo by'Imana yavuze ngo bibeho bikabaho ntabwo byarangiza isi. Nimuhumure, ntabwo isi irangiye, ntabwo isi turangiriyeho. N'ibyo Imana yabwiye nzabakora, nzabubakira, ntabwo isi irangiye. Imana yabwiye nzabaha urubyaro, ntabwo isi irangiye ngo igende itabikoze. Imana yasezeranije izabisoza, nta cyarangiza isi uyu munsi. Ntabwo Imana yatugendamo imyenda, kandi naho yanabikora naho itadukiza. Riko Saduraka, Meshaki na Abedenego babwiye umwami naho itadukiza, nta cyatuma tutubararira, nta cyatuma twubararira ibigirwamana. Naho itabikora nta cyatuma tutayiringira, uko n'ubundi igifite agaciro si ibyo izakora, ahubwo igifite agaciro n'uburinzi yo iduha muri ibyo ngibyo. Ubwo ishobora no kubigwa bikarangira nta wundi mumaro, nta zindi nyungu, ariko ntabwo ari uko yifuza. Ukizi neza ko ari impamba iduha mu rugendo kugira ngo turugenderemo. Nyamuneka mwe gutinzwa n'impamba. Akazi guhaye, amashuri guhaye kwiga, ubuzima guhaye, urugo rwiza guhaye, amahoro guhaye, ni impamba mu rugendo. Reka twe gufata impamba rero ngo tuyisimbuze urugendo, ahubwo impamba umuntu ayikoresha mu rugendo. Mureke dukoresha impamba iduhaye, akazi guhaye kugira ngo ubone uko wishyura inzu, ubone uko urya, ariko bitakwiye gukiranuka. Iguhaye akazi kugira ngo ubone uko wishyura inzu. Ubuzima turimo uyu munsi ni amafaranga. Nturaba mu nzu y'umuntu utayishyuye, nturarya utishyuye, nturagenda utishyuye. Ayo mubwire ngo impamba ye gutuma twibagirwa urugendo, impamba yo kutwibagiza intego y'urugendo. Intego y'urugendo nta yindi, ni ukugira ngo tuzatambuke tugere iwacu amahoro. Mwenge yaravuze ngo kwa data ni mu ijuru mparibamo kwizera, ni umurwa w'amahoro n'ibyishimo by'iteka tuzahaba dusugire. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Mbabwire ngo nubwo ibihe bikomeye, nubwo ibihe bigoye, ariko rero mbabwire ngo nimuhumure, Uwiteka arahari kandi data aracyakora. Nanjye ndakora niko Kristo yavuze, kandi akorera muri twebwe. Niba ari umuzabibu tukaba amashami, dufite ikihe kibazo? Azishakira. Niba turi amashami, igiti nicyo gishaka ibigitunga n'imizi yacyo, none amashami akabyungukiramo. Dufite ubuhe bwoba? Izirwatira izigirire neza abantu bayo. Nubwo igiye muri Egiputa impinja ziri gupfa cyangwa se imfura ziri gupfa, nyamara Gosheni ngo bari amahoro. Imana iduhana umugisha. Murakoze, nabibwiye. Imana ibahe umugisha wo gukurikirana iki cyigisho. Tuzasubira ubutaha. Imana ibahe umugisha. Murakoze, mugira amahoro.